Ibihe byiza kuri mwe mukurikiye Good TV. Uyu akaba ari umwanya w'ikiganiro u Rwanda twifuza nkuko mumaze kubimenyera. Kuri uyu wa kane rero murabona ko turi kumwe n'umutumirwa. Ikiganiro cyo nkuko musanzwe mubizi ni u Rwanda twifuza. Tugiye kuganira kuri topiki ivuga imibereho myiza y'abafite ubumuga bukomatanyije. Iyo niyo nsanganyamatsiko tugiye kuganiraho, aho n'ubundi mufite ikaze muri iki kiganiro. Turubuze kubaho umwanya muduha ibitekerezo wo muhamagara cyangwa mwohereza ubutumwa bugufi muciye kuri izo nimero mubona ku screen yanyu. Ngero nk'abandi Jean Damascene ndi kumwe na Bertrand, umutumirwa nawe bura ntitwamwakira. Reka tumwakire atangira bibwira n'umuryango yaturutsemo. Murakoze. Ndabasuhuje mwese abadukurikiye muri aya masaha. Amazina ni Musabyimana Joseph, ndi umuyobozi nshingwabikorwa umuryango w'abantu bafite ubumuga bwo kutumva no kutabona, ariko mu ndimi z'amahanga turavuga ngo ni Rwanda Organization of Persons with Deaf Blindness. Ubwo rero nishimiye kuba muri iki kiganiro. Rero umuryango w'abantu bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga dukora kubijyanye n'uburenganzira bwabo kugira ngo nabo babashe kubona serivisi zibonwa n'abandi banyarwanda ku buryo nabo bashobora kwisanzura muri societe tubamo. Muri rusange ngira ngo murabyumva ko twinjiye mu kiganiro, twinjira mu nsanganyamatsiko y'uyu munsi. Iyo twumva abafite ubumuga bukomatanyije, twari dusanzwe tuzi kumva ufite ubumuga bwo kutabona, tuzi umuntu ufite ubumuga bwo kutumva. Ubu ufite noneho bukomatanyije we ni umuntu umeze ute, ubuzima bwe buhagaze bite muri rusange? Murakoze. Reka mbere ya byose banze nsobanurira abantu ubumuga icyari cyo. Bagomba no kubanza kumva ubumuga, kuko ikiganiro kugira ngo gikurikire neza ugomba kuba uri mu murongo turimo. Ubundi iyo bavuze ubumuga no gutakaza urugingo cyangwa se kimwe mu gice cy'umubiri, atari igice kigaragara, ahubwo ishobora kuba ni igice kitagaragara. For example, cyangwa se urugero nko kuba ubwonko bw'umuntu bufite akantu bubura gatoya, ubwo ni igice kitagaragara ariko ushobora kubona. Ubwo rero iyo utakaje icyo gice cy'umubiri cyangwa se urwo rugingo ntirukore neza, ugahura n'imbogamizi aho ukorera, aho uba mu buzima ubamo, ukaba utashobora gukora nk'ibyo abandi bakora muri mu kigero kimwe cyangwa se mu myaka imwe cyangwa se mwavukiye rimwe, ugasanga ntabwo ushobora kubikora nk'uko bo babikora. Icyo gihe duhita tuvuga ko ufite ubumuga. Birashoboka ko washobora kugira icyo bita impairment, ariko ntituvuge ko ufite ubumuga. Impairment ni ukubura igice cyangwa se urugingo rw'umubiri, ariko nta mbogamizi uhura nazo. Urugero nk'umuntu ugendera mu igare, ashobora kuba agenda mu igare ariko ahantu igare rishobora kuhaca, icyo gihe ntabwo bari muri disability, kuko disability, ijambo disability rivuga ko ubumuga. Disability ubundi mu Cyongereza ni harimo ability na dis, not able to do something, udashobora gukora ikintu runaka. None ubwo umuntu ugendera mu igare ntabwo aba muri bantu bafite ubumuga? Abamo bitewe n'imbogamizi ahura nazo. Iyo ageze ahantu bigakenera ko bashaka uburyo bwo kurwana ko atambuka byagoranye, icyo gihe tuhita tubona ko afite ubumuga. Ariko ageze ahantu agasanga inzira ziri rusange nawe ayisangamo, yakwinjira mu modoka akabona nta kibazo, nta mbogamizi hari ahantu hose, icyo gihe tuvuga ko adafite ubumuga. Ariko tukavuga ko hari urugingo cyangwa igice cy'umubiri yabuze. Ubwo rero iyo tuvuze umuntu ufite ubumuga bwo kutumva, nabwo ndabanza mbisobanure. Abo bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga, ubundi ni umuntu uba warabuze urugingo rwo kumva no kuvuga ku buryo adashobora gusohora ijwi. Igihe rero abo bakoresha ururimi rw'amarenga. Iyo tuje ko batabona, uwo bakoresha ni umuntu uba warabuze uburyo bwo kureba, cyangwa se waragiye kwa kundi tugira ibibazo bitandukanye ku maso, ubushobozi bwo kubona bukagenda bugabanuka. Niwe tuvuga ko afite ubumuga bwo kutabona igihe yatangiye kutareba mu ntera abandi bantu basanzwe barebamo. Hari n'abagira ubumuga akaba atashobora kureba burundu. Abo bose tuvuga ko bari mu cyiciro cy'abantu batabona. Ubwo rero ngarutse ku aho mwari mumbajije gusobanura ko harengaho kuri abo bantu bafite ubumuga bwo kutabona. Tuzi abantu barwaye amaso, ugasanga hari urwaye myopi, kutareba kure, urwaye yitwa presbycusis. Sinzi ko izi ndwara zitandukanye z'amaso bisaba ko bamuha amataratara cyangwa amadarubindi kugira ngo arebe. Ni inyunganirangingo.
iyo ni inyunganirangingo. Hari n'utareba burundu, uwo muntu we n'uwavutse atabona, uwo muntu byasabye ko wenda yambara ayo madarubindi, izo ndorerwamo z'amaso kugira ngo abashe kureba. Uwo muntu we ni ubumuga cyangwa se ubundi hari ibipimo bagenderaho kugira ngo umuntu bavuge ko afite ubumuga. Hari na degree umuntu agomba kuba arebamo, kuko nko muri Afurika abo bose mu Burayi bo bose babashyira mu bantu bafite ubumuga, ariyo mpamvu wumva bo bafite imibare myinshi iri hejuru. Ariko twe hari igihe bavuga bati wenda umuntu utarebamo bagapimira nko kuri 60% byo bya viziyo y'umuntu, bakavuga bati kumanura bose bafite ubumuga bwo kutabona, biterwa n'uburyo bipimwa. Ariko akenshi nawe aho aba yerekeza ni mu bumuga, kuko usanga hari abagira ubumuga bakabuvukana arabo batabona burundu, n'abandi babigize ari bakuru ariko bakaba batabona. Hari n'abagenda babigira uko bagenda bakura, uko bagenda basaza, aho usanga umuntu ageze igihe cyo gusaza ugasanga ntakibona neza, icyo gihe aba afite ubumuga. Ubwo rero ni ukuvuga ko n'uwo wahawe inyunganirangingo atayifite nawe aba ari disable, aba adashobora kugira ikintu akora. Iyo nyunganirangingo niyo twavuze ngo ishobora gutuma aba able yo gukora ibyo agomba gukora, kuko yakuriweho imbogamizi. Ni za ndorerwamo z'amaso, ni ryagare, ibyo byose. Hari ako kantu uvuze ka disability, disable, buriya leta y'u Rwanda ndetse n'abafatanyabikorwa bayo baramutse bashyizeho ibikorwa byorohereza abafite ubumuga, urugero kubaka etaje igashyirwaho inzira y'abafite ubumuga, zose zikabyubahiriza muri public transport, mu ngendo rusange bigakorwa, iyo dizi yavaho agasigara able. Iyo dizi yavaho, kuko icyo nashaka kubasobanura kugira ngo mwumve iyo dizi impamvu ibaho, nuko icyo gihe umuntu iyo yorohereje asigara ari able. For example, nkuko tubivuga, umuntu ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga, akenshi impamvu bavuga ko ari disable nuko muhura akabura uko avugana nawe. Ariko iyo aramutse uzi ururimi rw'amarenga cyangwa se ushobora kumvikana nawe, tuvuga ko ari able kuko akazi yagakora. Ibyo dukora byose mu buzima busanzwe, yacuruza, yakora iki, apfa kuba ashobora kumvikana n'abandi, icyo gihe aba ari able. Ari nayo mpamvu tuvuga ngo disability is not inability. Kuba ufite ubumuga ntabwo ari ukubura ubushobozi, ahubwo ubushobozi ububura bitewe n'imbogamizi uhura nazo muri environment tubamo, mu isi tugendamo. Nari nyisobanura rero ku bumuga bwo bita kutumva no kutabona ni butatu, ariko tuvuga ko ari kutumva no kutabona kuko umuntu utumva aba atanavuga kenshi. Ubwo rero ubwo ni ubumuga buri kombine cyangwa se buhuriranye, bukaba bukomatanye, ariko narabusobanura kuko hari n'ubukomatanye n'ububa bukomatanye atari ukutumva no kutabona. Ni ubumuga akenshi buterwa, hari igihe uba ufite ubwo kutumva no kutavuga ugatangira gutakaza ubushobozi bwo kubona, ubwo uhita uza muri kategori y'abo bafite ubwo bumuga. Noneho hari n'ababuvukana, kuko hari abana bavuka bakavuka nta totaloma afite ubwo bumuga. Rero abo nakubwiye ngo ushobora kuba utumva atanavuga akagabanya, akagenda agabanuka mu kubona kwe, akagira ubwo bumuga nubwo kwayaringa nyuma, ubugira nyuma yuko yari asanzwe afite ubundi cyangwa se atanafite ubundi. Nkuko n'abatabona, iyo atabona agatangira kugira ibibazo by'amatwi, nawe ahita aza muri kategori y'abantu bafite ubumuga bwo kutumva no kutabona. Ubwo rero akenshi dufite ibyo bice bibiri, ko bamwe babuvukana, abandi bakabwa kwayaringa nyuma bitewe n'ibibazo bagiye bahura nabyo. Ushobora guhura n'ikibazo kimwe cyangwa bibiri bigatuma ubumuga bukura. Uburyo rero bwabo tuganira cyangwa se batanga amakuru kugira ngo umenye kuvugana nabo, ukoresha amarenga yo mu biganza. Hari amarenga dusanzwe tuzi asanzwe bita sign language, ariko hari andi marenga yo mu biganza yo bita tactile sign language. Amarenga dukoresha mu biganza dukoranaho, ubwo nibwo buryo bwa communication. Hari n'abakoresha inyandiko y'abantu batabona, braille, nk'aba bandi bagize ubwo kutabona ariko bagize ubwo kutumva no kutavuga, ariko mbere bari basanzwe batabona. Abo nibo bakoresha braille. Oya, bose barayikoresha, ariko abo nibo baba iri mu mutwe wabo byihutirwa.
nk'uko n'ababigize bari basanzwe batumva batanavuga amarenga kuri bo aba ari uburyo bwihuse bwo kugira ngo bakomuniketinge, ariko bose tuba tubikoresha Librae niyo sign language byose birakoreshwa. Yego, aho hafite ikibazo. Urabona ibyo byose iyo myigishirize yigishwa abafite ubumuga bukomatanyije bwo kutumva no kutabona ni ya vuba. Abayigishwa mubona bayifata cyangwa n'ubundi ni kugerageza kugira ngo babashe kwirwana? Mubona bitanga umusaruro ku buryo urabona kwigisha umuntu ukuze niho impere nshingira, ukamwigisha yarabayeho wenda agize ubwo bumuga bwo kutabona akuze ahubwo yarabuvukanye akavuka akomatanyije, kumukura mu biganza umwigisha muri ubwo buryo, sinzi ko yahita abasha kumenya ibyo umubwira iyo se atarayibayemo. Aho ngaho mubigisha mute, bigenda bite, imbogamizi muhura nazo ziba zimeze? Okay, murakoze kuri icyo mumbwiye cyo kubigisha. Amahirwe tufite cyangwa se tugenda tugira nuko hari abagenda bagira ubwo bumuga ariko bari basanzwe bafite izindi life skills bize mbere bataragira ubwo bumuga. Iyo tuvuze turacyafite challenge mbere yuko ngira ibyo nsobanura, turacyafite challenge muri education cyangwa se mu burezi. Mbogamizi mu burezi turacyavuga ko uburezi kuri bose, ariko iyo turebye nk'abari abantu bafite buriya bumuga ntabwo ba accessing uburezi butangwa. Ubwo rero ni ukuvuga ko no mu ishuri ntabwo wamusangamo kuko nta n'ushobora kumufasha, ariko twe nka organization ibafasha mu buzima bwa buri munsi hari ibyo twarebye by'ibanze byo kubigisha ayo marenga yo mu biganza, cyane nk'abo baba bari muri komite nyobozi n'abandi bidushobokeye bitewe n'ubushobozi. Ubwo rero kuko bo bari basanzwe bafite life skills ibyo bagiye biga, hari ibyo tubigisha bakabifata. Nk'uko uko wabivuze ngo ni ukwirwanaho, ntabwo ari iyo wiga ururimi ntabwo ari ukwirwanaho gusa, ahubwo wiga ururimi kugira ngo urukoreshe ibyo ibyo tubigisha barabikoresha. No mu nama tuboherezamo cyangwa se ibikorwa runaka bya leta bajyamo batanga ibitekerezo, urumva ntabwo ari ukwirwanaho gusa, ahubwo batanga ibitekerezo kandi nabo barakora, bafite ibikorwa ushobora gusanga nubwo imbogamizi mu bana nyinshi akabura uko atera imbere cyane, ariko bafite byinshi bakora ibisaba practical barabikora cyane. Yes, ubwo twinjiye n'ubundi rero mu mibereho ndumva twayigezemo, twahereye mu burezi ubwo ngubwo tunakomereza aho ngaho. Hari ibigo nka bibiri nagiye nsura, ikigo cyo mu Bugesera n'ikindi cy'Urubavu yitwa Ubumwe Community Center. Ni bike mu bigo dufite muri iki gihugu usanga bifite byita kuri aba bana bafite ubwo bumuga, kuko urumva mu mashuri asanzwe biragoye, kuko niba harimo umwana wenda ufite bwa bumuga bwo kutavuga bizasaba ngo umwarimu akenshi, ahubwo aho nagiye nko mu bumwe nabonye harimo abarimu babiri, umwe uri bukore amarenga n'undi uri buvuge bisanzwe kugira ngo n'abandi bagere. Kurumva ntabwo bakora ishuri ry'abafite ubumuga bwo kutavuga gusa cyangwa kutabona, kandi turi muri inclusiveness. Uburezi budaheza birasaba ko bigana n'abandi. Ese mwebwe nk'ikigo nk'umuryango urengera uburenganzira bwabo, mubona kugeza isaha bihagaze kuri rwego duhereye muri education, mu myigire y'abo bantu mubona bihagaze bite kugeza isaha kugira ngo nabo bajye mu ishuri, cyane ko wumva amashuri babasha kwigamo ari makeya kugeza isaha? Murakora ubuvugizi iki, bigeze hehe? Murakoze. Wenda hari icyo kugira ngo abantu babyumve neza, bumve ko ubumuga buri ku muntu umwe, atari ukuvuga ngo ni ukwigana n'abatabona afite ubwo kutumva no kutavuga, ubwo bumve ko ari umuntu umwe ufite ubwo bumuga bumuriho wenyine, bwombi, kugira ngo abantu babyumve neza banabisobanukirwe. Kuri education rero ntabwo turabona education system ishobora cyangwa se education ishobora kwigisha uwo mwana, atari ukuvuga ko idahari, ahubwo ari ukuvuga ko mu bikorwa bitegurwa iyo gahunda yabo itaragerwaho, kuko usanga hari abateye imbere mu bindi bihugu bya Afurika, hari abagiye bagira education yabo bakiga kandi bagakomeza, ariko nk'uko
bivuga turacyavugana n'inzego za leta cyangwa se n'ubuyobozi bwa leta cyane Minisiteri y'Uburezi kugira ngo habaho niyo ryaba ishuri rimwe cyangwa se abiri ariko ashobore gufasha abo bana kuko birashoboka ko ubushobozi leta wenda ipanga ikurikije igihari ariko natwe tuba dutekereza kugira ngo habashe kubonerwa nk'iryo shuri nk'ibyo wavuze kuvuga ngo umwarimu aba ari umwe ubundi education yabo uko ibiteye nk'ufite urebamo gake ariko atumva atanavuga we byashoboka ko hakenerwa umuntu usemura mu ishuri cyangwa se ufatanya na mwarimu ariko ufite totally ubwo bumuga utabona utumva utanavuga we akenera special teacher kandi ari individual uwo mwarimu akamukurikirana mu masomo ye yose kugeza arangije umunyeshuri uteye atyo akaba afite uwe mwarimu mukurikirana mu masomo yose kugeza arangije yes ahubwo nge numva hari n'imbogamizi kuko igihe ashoje n'amasomo kugira ngo atagira n'irungu mu rugo yakabaye afite umuntu nibura uzi iyo myigi uzi ubwo wari wize ibyo bintu ku buryo yagumye aganira nawe ni nacyo dukangurirwa ubumuga dukunda kubibwira abantu benshi ubumuga ni ikintu gisanzwe ushobora kuba wabyutse udafite ubumuga ariko nyuma y'iminsi ibiri ugasanga urabufite iyo tubwira abantu muri community cyangwa se dukangurira n'inzego za leta na private sectors tubabwira ko byibura kagombye kumenya uburyo bwo kuvugana n'abantu bafite ubumuga ku buryo niba ari mu rugo ashobora kumenya uburyo avugana nabo mu rugo akaganira nabo mu rugo reka dufate urugero tuvuge tuti yagiye ku ishuri byakunze ariko akenera gukora homework agomba kuyifashwamo n'ababyeyi family members bagomba kumufasha bakamusobanurira uko ibintu bimeze kugira ngo arusheho kubyumva nk'uko dusanzwe tubizi ku bandi bana badafite ubumuga ubwo rero kugira ngo yige neza bisaba kugira ngo abo community cyangwa se societe umuryango nyarwanda mugari babashe kuba bazi uburyo bwo gufasha umuntu ufite ubumuga cyangwa bwo kubana nawe ariko no mu myigire akaba hari abarimu babisobanukiwe bazi gukoresha ayo marenga mu biganza n'uburyo bwo gutwara uwo muntu kuko hari ukumenya gukoresha amarenga ariko hari no kumenya gutwara uwo muntu mu ishuri ukamenya umuvuduko yigaho ukamenya ibyo akeneye kwiga nk'uko natwe tutiga bimwe iyo tugiye guhitamo hari abiga imibare hari abiga biology hari abiga etc nabo rero bafite ibyo bagomba kwiga bitewe n'ubumuga na severity cyangwa se n'ubukomere bw'ubumuga ubwo rero ibyo byose hagomba kuba hari abarimu babisobanukiwe kugira ngo umwana ashobore kwiga neza hagombye kuba ubu bimeze bite rero ubu rero nta shuri dufite nubwo abandi bafite ubumuga bafite andi mashuri bigamo like nk'abatabona bafite amashuri nubwo atari menshi ariko arahari nk'Irwamagana rirahari no mu majyepfo hari amashuri menshi ariko iyo turebye n'abatumva batanavuga nabo bafite amashuri agenda abasapotinga kugira ngo bige cyane cyane ayo bita special schools cyangwa se amashuri yihariye hakaza na inclusive twatanga urugero nka hano Nyamirambo usanga abafite ubumuga n'abadafite ubumuga biga ariko ryatangiye ari iry'abatumva batanavuga gusa kimwe na Gatagara na handi na Nyagatare hari Umutara Deaf School ishuri ry'abafite ubwo kutumva no kutavuga na Nyabihu hari amashuri menshi ariko iyo turebye ku bantu bafite ubumuga kutumva kutavuga kutumva no kutabona bihinye bo usanga nta shuri na rimwe dufite mu Rwanda rishobora kuba ryafasha iyo community nini y'abanyarwanda batari mu ishuri tukiraho ku bijyanye n'imyigire ese nibura dufite abarimu babihuguriwemo bashobora kwigisha abafite ubumuga bukomatanyije kutumva kutabona barahari murakoze hari icyo mwarimu wajije ngo dufite abarimu babihuguriwe barabihuguriwe ntabwo tuba dufite impungenge twagakwiye kuba dufite impungenge tubwira leta tuti ahubwo abarimu barahari babuze icyo bakora ubwo rero wenda icyo dushimira government kandi tunayisaba icya mbere tuyishimira nuko yashyizeho department ya inclusive and special needs education muri University of Rwanda that is credit kuri government ariko iyo tuvuga government abaturage ni cyangwa se umunyarwanda
ari nk'umwana leta ikaba nk'umubyeyi nubwo leta ari umuturage ariko umubyeyi buri gihe uhora umusaba nubwo iyo department ihari ariko ntabwo abana bafite ubumuga baratangira gufashwa kandi na graduate basohoka mwaho ngaho ntabwo bahita immediately kuko baba ari bakeya basohoka bakenewe bahita bajya mu mashuri y'amatitisizi n'andi mashuri ubwo ugasanga rero ntabwo bahise bisanga muri iyo kariyeri yo gufasha abo bana ariko icyo kuvuga ngo aba expert bahari abo dufite ni bakeya kandi nabo bakeneye ubundi bumenyi bwisumbuyeho bwo kugira ngo bafashe bariya abantu bafite buriya bumuga kuko navuga ko na University of Rwanda nubwo hari uburyo bwo kubigisha ariko nta buryo bwihariye bwo kwigisha bariya abana bafite ubumuga bwo kutumva no kutabona ubwo rero bibaye ngombwa ko haboneka technical support and na financial support n'ibindi byo yes ngira ngo nicyo mushinzwe n'ubuvugizi turebe uwo mwana arize uwo muntu ufite ubwo bumuga bukomatanyije arize ararangije n'amahirwe ku isoko ry'umurimo bigenda bite ni nacyo twavuze ngo ku isoko ry'umurimo we still have a challenge private sectors cyangwa se abikorera ntabwo barumva ko umuntu ufite ubumuga ashoboye leta yose irabyumva even in the government turacyafitemo gap cyangwa se icyuho aho umuntu azana CV agadepoza nk'abandi just bakareba kuba afite degree akaba yifite requirement akaba zifite ariko in the time of interview cyangwa se mu kizamini cy'ikiganiro bamara kubona ko ari buze gukenera umusemuzi just ubwo bakaba bamuri muvinze cyangwa se ntibaguhe possibility yo kubona umusemuzi bakakubwira ngo wirwaneho kubyumva ubwo rero turacyafite iyo gap ari muri private sector even the government hari n'uburyo leta yashyizeho ivuga ngo iyo abantu banganije mu kizamini ngo umuntu ufite ubumuga niwe uhabwa priority ariko usanga nyine kugira ngo uzagere no ku iyo priority biragoranye niba utabona bakabona urandaswe n'umuntu utabona uvuye mu kizamini cy'ikiganiro muri kwa kundi kwanaliza burya interview hari uburyo itangwa nyuma bakanaliza bakavuga bati uyu muntu dukurikije ABCD iyo babonye urandaswe n'umuntu utabona immediately ubwo uba wavuye ku murongo ikindi gituma ushobora kuva ku murongo bahita batekereza bakavuga bati uyu muntu hari coste nyinshi zizamugiyeho zizamugendaho ibikoresho ni hypothèse zawe cyangwa birahari oya birahari nugize amahirwe akinjira mu kazi usanga agorwa niba akeneye assistant personal assistant ugasanga baravuga ngo agomba guhembwa kuri salary yawe ubwo rero urumva we still have a challenge cyangwa se turacyafite imbogamizi aho ushobora kuvuga ngo uwo muntu rero ukamubwira ngo atange umusaruro kandi akorana n'abantu bahembwa salary yuzuye wowe ukajya kwigabana na assistant hari case nyinshi zagiye zibaho kandi birumvikana biragaragara ko abantu bahura n'izi mbogamizi nawe uri umunyamakuru uri hano ushobora guhita ubitekereza immediately ubonye umukozi agusabye kuba umunyamakuru hano wahita utekereza ko azajya aba afite assistant umuzana hano ibyo tutanabiciye kure hari abantu bamwe twagiye tuganira usanga nubwo hariho polisi bigoye kuyishyira mu bikorwa ugasanga umuntu arakubwira ati giye rwose ntabwo nakoresha umuntu ufite ubumuga kubera ko nkeneye inyungu abana ni ba rwiyemezamirimo nkeneye inyungu kandi bakenera ibintu byinshi bakenera umwihariko wabo ukumva muri ba bakozi ashaka akamukuramo ku bushake ariko akavuga ati sinabivugira kuri mikoro urumva muri we ntabwo arakira ko ufite ubumuga agomba n'ibyo bikenerwa rega wanabitanga kugira ngo ugire uruhare rwawe urumva ntabwo ikibazo numvise ntabwo ari leta polisi zirahari cyangwa zirahari ariko na leta ku rundi ruhande hari inzego cyangwa se ibindi bigo bishamikiye kuri leta usanga nabyo bitubahiriza iyo polisi nicyo nagarukaga urumva ibintu polisi zirateguye neza uko bikwiye kugenda hari ibikorwa remezo inzira z'abafite ubumuga hari izo nkoni hari iki ubona ko leta ifite ubwo bushake ariko nanone ishyirwa mu bikorwa ku bigo bimwe na bimwe wa mugani bishamikiye kuri leta ugasanga ni ikibazo ndibaza iyo mubonye kesi nk'iyo ngiyo y'umuntu ubuze amahirwe kubera
uko yavutse cyangwa uko yisanze, hari case hari uwo mwari mwakorera ubuvugizi byura bigakemuka mukabona bigenze neza cyangwa biracyari ikibazo? Hari abo byagiye bikemuka ariko ntabwo ari benshi. Niba hari umuntu umwe ntavugira hano kuri mikoro, nawe byagenze gutyo, abona akazi ko kwigisha kandi atabona, birangira bavuga ngo agomba kugabana na assistant we, ariko ikibazo cyarakemutse biba ngombwa ko assistant nawe agomba kujya ahembwa umushahara we. Ariko ibyo urumva ko bisaba gukora ubuvugizi, ariko ubu usanga bigoranye nk'uko twavuze ngo ikibazo ntabwo ari ukuvuga ko leta idafite amategeko cyangwa se political wills cyangwa se amategeko n'imirongo migari n'amapolicies. Ibyo birahari kandi biri well designed, kuko iyo usomye nka policy ya leta yemerera ya inclusive cyane cyane muri gahunda zose za leta, inclusive policy, usanga ibintu birimo byumvikana kandi bimeze neza, biri well designed. Ariko ikibazo twe duhura nacyo muri implementation, nibwo usanga umuntu atangiye ku implementation uko gutanga akazi, uko gushyira mu bikorwa, uko kumenya umuntu ufite ubumuga nagira mu kazi zakenera iki, what is ABCD examine, isaba interview, akakintu musemuzi bizagenda bite. Aho niyo tugifite ikibazo, naho kuba amategeko ahari u Rwanda turi advanced kabisa, ukurikije aho u Rwanda rwavuye naho rugeze ubona twihuta, kuko hari ni intambwe ishimishije, hari ibigo twasize, ariko tukaba tuvuga ngo nubwo bigeze aho ngaho ntabwo ikibazo kirakemuka. Hari process imwe yarakemutse, ariko ntabwo kugira ngo ikibazo gikemuke kiba gisaba process zose ko zikemuka, like nk'uko designing policies izba biri ku murongo, ariko na implementation bigomba kuba ku murongo kugira ngo umuntu ufite ubumuga abashe kuba included. Yego, aho ni ibijyanye n'uburezi twarebaga hano, no tugaruke muri society, mu muryango nyarwanda. Aba bantu hari aho ugera ugasanga bafite umwana nk'uyu nguyu, baramukingiranye ntibajya bakunda ko ava mu nzu, ndetse n'abaturanyi ntibamuzi, bamubonye nka rimwe, kuko umubyeyi wenda yumva ari ipfunwe cyangwa iki, ni cya kibazo cy'imyumvire. Hari abamubona rwose ukabona abantu baratangaye, nyine abantu ntabwo bumva ko, ntabwo baragera ku rugero rwiza rwo kumva ko wa muntu ufite ubumuga bukomatanije ashobora gukora nk'ibyo undi muntu ureba cyangwa uvuga cyangwa wumva yakora. Ese mu muryango nyarwanda, muri sosiyete, byo mubona abantu bafashwe bate? Ubundi mbere y'uko ngira ibyo nsobanura, hari testimony mfite y'umwe mu banyamuryango bacu abo mu karere ka Musanze. Yego. Hari umushinga cyangwa se hari abafatanyabikorwa tugira bo muri Swede bagira uburyo badufasha mu kugira ngo tubashe kwimpawaringa abantu bafite ubwo bumuga. Twasanze umwana afite imyaka 27 atazi ko afite abavandimwe, atazi ko afite, mbese atazi family members, atazi ko bafite, kuko niba utabona, utumva, utanavuga, icyo ukora icyo mu rugo ni ukukuzanira ibiryo ukariya byonyine, nicyo kiba kiri aho. Imyenda bakagufurira biri aho ngaho, ariko yatangiye kubimenya bitewe no kumwigisha amarenga yo mu biganza no kumwereka ABCD, kumubwira tugiye gusenga, agatangira kubyumva, yiga kamwe kamwe, ariko ku myaka 27. Yes. Ubwo rero ibyo bita bituridinga cyangwa se bituzana kwa kundi ko community cyangwa umuryango mugari tubamo, ntabwo uri aware ku bantu bafite ubumuga, kuko hari naho usanga ubabwiye ngo hari umuntu nzi ufite ubumuga bwo kutumva no kutabona, agahita akubwira ati ni cyakirage twiganye, ngo twiganye ahandi, cyangwa se akakubwira ati uwo muntu ndamuzi, wajya kureba ugasanga ni umuntu utabona wibereye aho ngaho mu baturanye, cyangwa se ari umuntu utumva, ariko kugira ngo yumve ko ari umuntu ufite ubumuga bwo kutumva no kutabona bikamugora, ahubwo agasubiza ibyo atumvise. Bigaragara ko imyumvire iracyari hasi kandi igomba kuzamuka, kuko imyumvire imaze kuzamuka nibwo n'abantu mu bikorwa bakora bibuka ko bari kumwe n'umuntu ufite ubumuga, muri planning, budgeting, cyangwa se no muri family planning, muri economic planning ya famille, bakamenya ko umuntu nawe hari igitekerezo agomba kubaha. Ibaze bagiye kubaka inzu mu rugo, cyangwa se hari ikindi gikorwa gisaba ko buri wese atanga igitekerezo mu muryango, ugasanga we abandi babitanze, we ntabwo yigeze atanga igitekerezo.
urumva rero imyumvire yacyari hasi cyane kuko hari n'abo turi kuvuga ubumuga bakumva ari ikintu gishya mu matwi yabo. Imyumvire yacyari hasi, not only muri community, even no mu nzego za leta benshi imyumvire yacyari hasi. Mu minsi yashize bagiye cyane cyane NCPD bagiye bagaragaza ko bahura n'imbogamizi zo kutagira imibare ihamye y'abafite ubumuga mu gihugu hose. Nk'amwe nk'umuryango nyarwanda uharanira uburenganzira bw'abatumva n'abatabona, kugeza ubu isaha aho mwabashije kugeraho bafite ubwo bumuga bukomatanyije ni bangahe? Ese mubakurikirana gute kugira ngo mumenye ya mibereho myiza n'ukuntu sosiyete twakoze twe twumva babafata nabi? Mwe mugerageza kubakurikirana gute ngo munabahumurize mubasubizemo cya cyizere bumve ko ari abantu be kuba mu bikari, abandi usanga bafatwa nk'aho nta mumaro bamariye sosiyete? Mukora iki? Murakoze. Ubundi icya mbere imibare ndayisubiza mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere hari abo twe twegereye mu turere tugera muri tune hafi dutanu, ariko nabwo ni identification ntoya yakozwe, kwa kundi ugenda mudakoze deep identification cyangwa se gutahura imibare yabo. Dufite abarenga 350 tubanditswe bari registered, dufitiye address zabo, ariko country wide cyangwa se mu gihugu cyose kw'ibarura ryakozwe, nabonaga hari ibihumbi 62 bifite abo bantu bafite ubumuga bwo kutumva no kutabona. Ubwo rero urumva ko umubare ibihumbi 62 ni abantu benshi, kuko hari n'ababaga bari mu bumuga bwo kutumva no kutavuga ariko ntibibone kuba abafite ubwo kutumva no kutabona, ntibagaragare ko barimo, ariko ibarura hari abo ryagiye rigaragaza ko bari muri iyo kategori. Yego, nibutse abantu ko ndabona bagiye bahamagara cyane, twatangira kujya tunyuzamo tukitaba bake bake. Byabo reka duhere kuri uyu. Yes, Kunduri kimwiriwe. Hashobora kuba hari abadukurikiye kuri radiyo yacu, muraduhamagara kuri 0788 30 mutanga igitekerezo. Turi kuganira ku nsanganyamatsiko igira iti imibereho y'abafite ubumuga bukomatanyije. Iyo tuvuga ubumuga bukomatanyije ni ukuvuga ngo ni umuntu utumva, utabona, utanavuga. Yes, mushobora kuduhamagara mukatubwira naho iwanyu aho mutuye, se hari abana bakijyanywe mu nzu, uburenganzira bwa mubone bafashwe bate, imibereho yabo. Dutungiye n'urutoki tubakorera ubuvugizi, turebe ko nabo bagira imibereho myiza nk'iyacu, nk'uko gahunda ya guverinoma ari ukuvuga ko nta muntu ugomba gusigara inyuma. Kandi NST1 twayegerereye tuyirangiza. Wenda tukomeje kuvuga ku mibereho myiza, usanga imibereho yabo itari myiza. Nubwo tuvuga ngo imibereho myiza, usanga atari myiza kuri bo, kuko ibaze nk'umubyeyi ufite abana babiri bafite ubwo bumuga, niyo yaba umwe ari mutoya atekinga cyangwa se afata umwanya wose yita kuri uwo mwana, cyagiye twe dufata tujya muri business, tujya gucuruza, dukora business, we uwo mwanya utakaza kuri uwo mwana. Kandi ubwo no kutakaza ukoresha kuri uwo mwana. Reka tube kwa ukoresha cyangwa uko twabyumva kose. Ariko icyo gihe uwo mwanya yagakwiye kuba akoresha kuri uwo mwana yagakwiye kuba ari muri business. Ibyo rero biza ku affecta mu buryo bure economique cyane, bitera ubukene, aho usanga nyine imiryango ibayeho nabi, atari ukuvuga ko babuze imbaraga, ahubwo izambaraga naho kuzikoresha byahise bijya ku muntu umwe. Ubwo rero no muri bya bindi. Yego, mwiriwe. Turavugana nandi muherere hagana he? Ndumva atari kuvuga. Reka bahe nk'urugero, hari umuntu twasuye mu gace ka Rwamagana mu murenge wa Nyakariro. Uribuka umwana wo twasuye, we noneho ubanza afite ubumuga bukomatanyije bune, kutumva, kumva, ariko kumva baravuze ngo iyo umubwiye ikintu ngira ngo ni amarenga abona ahari.
ubw'ingingo no kutavuga. Ni ukuvuga ngo nyina yamubyaye amubyara ari umujene, ariko ahantu hose atuye baramwirukana kubera ko amusiga mu nzu akajya guhinga afunze, akongera kuza akagaruka afunze. N'igatagara yaramujyanye rero kugira ngo amujyane igatagara bavuga ati vayitora umuntu wawe. Abo bantu iyo mubamenye mubafasha iki koko? Reka bisubirize rimwe tugende tunyuzamo twitaba telefone. Yego mwiriwe. Halo. Murakoze. Iyo tumenye abo bantu bafite ubwo bumuga nibyo mwambazaga, cyangwa iyo tumenye abo bantu bafite ibyo bibazo, urumva n'aho atuye yatubwiye ko amaze gutura ahantu harenze 4, twari tumusanze mu nzu imeze nk'ikiraro. Tubona amashara ashyiraho umwana, nta n'akamatera afite, akagenda akajya guhingiriza, akaza akamutekera akamugaburira. Atubwira imbogamizi yagiye ahura nazo z'ahantu ajya gukodesha, akavuga ati ubundi wowe uzaduha ukuye hehe, bakamwirukana umurenge utamuzi kandi atuye munsi yawo. Ariko batwijeje ko bagiye kumukurikirana bakamufasha, nubwo tutarasubirayo ngo turebe ko hari icyakozwe, ariko wabonaga ko ateye agahinda. Urumva birababaje kuko aho usanga ni nabyo twavuga ko local leaders cyangwa se inzego z'ibanze zigomba gutekinga into consideration cyangwa se zikamenya ko abo bantu bahari muri za gahunda zo gufasha abantu batishoboye cyangwa se gahunda z'abantu batishoboye, akaba ari bo abo bantu bakaza ku mwanya wa mbere, akaba ari nabo baheraho. Kuko iyo ushaka kugira ngo uvuge ngo ibintu byabaye inclusive cyangwa se ushaka kugirana n'abantu kure, utwara abantu bose, ariko ugahera kuri babandi bafite intege nkeya. Hari igihe rero haza gahunda z'abantu batishoboye ugasanga zifata babandi bishoboye, ahubwo utishoboye ugasanga ntabwo zimwitaho. Ni nayo mpamvu nagiye mbisobanura mvuga ngo tuhura n'inzego za leta tukaganira, tukabereka uburyo abantu bafite ubumuga, tukabereka imbogamizi, tukareba ibibazo bahura nabyo kugira ngo babashe kubikemura. Ubwo rero iyo tubonye umuntu nk'uwo tuvugana n'inzego z'ibanze kugira ngo turebe niba hari icyo yafashwa. Hari abadukunda bakabyemera, hari n'abandi ubona batubwira bati tuzabikora, ariko bikarangira bigoranye kubikora. Ubwo rero ikibazo nta handi kiba kikiri ku myumvire ikiri hasi, yuko abantu batarumva uburyo cyangwa se umuntu ufite ubumuga uburyo yagakwiye gufashwa cyangwa se kugira ngo abeho. Ubwo rero twe nk'ababyeyi cyangwa se abandi bantu babana mu rugo, iyo baduhamagaye tubereka process cyangwa se tukabereka uburyo bashobora kugera ku nzego za leta bakabasha gufashwa. Byakwanga natwe tugahamagara tukabaza niba wenda hari icyo babona kugira ngo babafashe. Nk'ubu nko mu gihe cyashize Minaroke ngira ngo n'izifatanyije n'izindi nzego bari bakoze ibarura rishingiye ku byiciro, ari naho bagiye bagera ku bafite ubumuga bakabashyira muri cya cyiciro cyo kugira ngo bazajye bahabwa iyo ngoboka mu gihembwe, ngira ngo ni amezi 3. Ariko ngira ngo ziko ibyo byiciro byaje guteshwa agaciro, niko navuga, ntibyagenderwaho. Ubu hari iyihe ngamba se mwumva bavuga iki ku buryo, cyangwa se mutegereje ko rirabarura rya NCPD rizagira icyo rikemura kuri icyo kibazo? Ibyiciro iyo tuvuze hari n'igihe abantu bitewe n'imyumvire itarazamuka, hari n'igihe n'umuntu iyo yumvise umuntu ufite ubumuga yumva totarama ko ari umukene hava akagera. Hari abafite ubumuga biteje imbere badakeneye no kuvuga ngo bakeneye inkunga zindi, icyo bakeneye gusa ari ugukurirwaho imbogamizi. Ubwo rero mu iryo barura ya NCPD ni systeme NCPD yubatse bita DMS, cyangwa se ni systeme yo kugira ngo ibarure abafite ubumuga igendeye ku mbogamizi, itagendeye ku by'abantu babona. Ku mbogamizi ni nk'uko bakubaza ngo ugira imbogamizi mu kureba, ukandika ngo yes. Ubwo umuntu ufite imbogamizi nyinshi cyangwa se umuntu uzaba ufite purusa y'imbogamizi nyinshi,
niwe muntu uzaba ufite amahirwe yo kuba ashobora kuba nk'umuntu wenda tubona ko ubuzima cyangwa se imibereho ye iri hasi ku buryo hari icyo leta cyangwa se n'abandi bafatanyabikorwa bamutera inkunga. Ariko hari uwo ushobora gusanga ugasanga wenda afite ubumuga bw'ingingo ariko afite amafaranga yibeshejeho aritunze. Hari umugabo umwe w'inshuti yanjye ni umwe executive ayobora organisation, nawe yigeze kujya ahantu umuntu amubonye immediately ahita ashaka kumuha amafaranga, aravuga ati ndatekereza ko ariyo washakaga, ahita amubwira ati fata 2 genda. Kandi uwo mugabo icyo yari ashaka yari yaje kwisabira service bisanzwe, kandi afite n'amafaranga, by the way afite n'amafaranga abayeho, afite amafaranga atamwemerera no kubigira no gusabiriza. Ubwo rero urumva ko imyumvire ibashe kuzamuka, ntabwo twagenda tubona kese z'abantu babayeho muri iyo mibereho mibi, z'abantu babayeho baba hanze, kandi leta ifite gahunda nziza yo kugira ngo umunyarwanda wese abone haba, kuko tunarashimira His Excellency Perezida Paul Kagame uburyo yazanye igitekerezo cyo kugira ngo buri munyarwanda wese abashe abashe kuba ahantu kandi aba ahantu heza. Ubwo rero numva nk'umuntu gukora izo kese cyangwa se umuyobozi dushobora tukumva nk'umuturage we ari mu iyo kese, bigaragara ko ntabwo aba yifuriza igihugu iterambere, kandi twese tuba twifuza ko igihugu gitera imbere kandi kigatera imbere nta n'umwe usigaye. Nk'umuyobozi w'umuryango nyarwanda ushinzwe kurengera abafite ubumuga bwo kutumva no kutabona, nk'iyo mugeze cyane cyane hano mu mijyi yabo umujyi wa Kigali n'iyunganira za Musanze, Huye n'indi, ukabona bari abantu bafite ubumuga mu modoka bagenda bakubufasha, nkamwe mutekereza iki? Mubona irasura muyibona mute? Iriya ni isura mbi igaragarana nabi, ariko mu kugaragara nabi hari gahunda ya NCPD yari yakoze, kandi natwe turabibakangurira. Iyo gahunda yari igamije kugira ngo ikureho abantu basabiriza, ahubwo tuntu tw'inkunga dutangwa na leta n'utundi n'abafatanyabikorwa bashobore kwibumbira hamwe, bakore mu makoperative, bashobore kwiteza imbere. Ubwo rero urabibona ko ukurikije uko byari imbere, ubu imibare yaragabanutse, byibuze ubona abantu bakeya, ntabwo ari benshi, ariko ntabwo ari no ko bafite ubumuga gusa, by the way hari n'abadafite ubumuga mbona basabiriza, ariko uwo muco wagiye ugabanuka bitewe n'uburyo NCPD yagiye bishyiramo imbaraga n'abafatanyabikorwa. Ubwo rero biriya ntabwo bigaragara neza, kandi ntabwo ari isura nziza, ni nacyo gituma abantu bahita babona umuntu ufite ubumuga wese bakabona mwiriya shusho yo gusabiriza, ariko ntabwo ariko bimeze. Ahubwo iriya ni ingeso, nk'uko cyangwa se umuntu akaba itabaye ingeso, ishobora no kuba umuntu yabuze uko yafashwa cyangwa se atanafashijwe na environment imukikije. Yego, tugeze rero mu mwanya w'ibyifuzo n'ibyo muteganya mu rwego rwo kugira ngo iriya mibereho y'abafite ubumuga bukomatanyije, kuko ni special, ni abantu bakwiye gufatwa mu buryo bwihariye, kuko umuntu utumva ntabone ntanavuge ni umuntu wo kwitaho by'umwihariko muri special. Mufite iyihe plani yo kugira ngo nibura uriya muntu agere ku rwego rw'abandi bagezeho? Icya mbere nshaka kuvuga, ubundi tuvuga numva twaririmba inclusive igihe tubona nta muntu dusize inyuma, tubona twese twajyanye. Igihe tubona ari abantu benshi turi gusiga inyuma, haba hakiri ikibazo. Ubwo rero mu magambo make icyo twe twifuza, icya mbere twasaba leta n'abandi bafatanyabikorwa, ni uko icya mbere twabona uburezi bwabo, niyo twabona centre cyangwa se ikigo runaka dushobora kwigishirizamo bari abana ku buryo buri special, n'abantu bakuru tukabigisha life skills. Life skills ni amasomo yo mu buzima busanzwe, kuko hari n'abo batazi guteka, gukaraba, imyuga, ibyo byose tukabona centre tubyigishirizamo, ndetse n'ariya marenga yo mu biganza. Icya kabiri dusaba leta ni ukugira ngo muri gahunda zose zitangwa muri leta habeho inclusive, haboneke abantu babafasha, bashobore gutanga igitekerezo, abona umusemurira. Ikindi twasaba leta ni ukugira ngo mwizi gahunda
z'abatishoboye bafasha abantu nabo bageze mu zabukuru, byibura bariya abantu bajye baza mu myanya ya mbere, ariyo nimero ya mbere igiherwaho kugira ngo babashe gufashwa, kuko ni community nini. Iyo tuvuze 62,000 ni abantu benshi utakwignoringa. Ikindi twasaba leta wenda iyo tuvuze aho ngaho ni kugira ngo ijye mu guhanahana amakuru no gutanga amakuru, burya bariya abantu ajya bageraho ku gihe, bamenye ibihari, bamenye gahunda za leta, bamenye uburyo nabo ba participa cyangwa se bafatanya na leta mu kubaka igihugu. Nibyo warumbajije. Ikindi kijyanye n'uburyo ko urabona uburyo bwo kuganiriza bari abantu gukominika nabo, ntabwo abantu benshi tubuze. Muteganya iki cyangwa se n'iki musaba kuba byibura n'abaturage nk'uko abantu bigishwa mu bintu bitandukanye bahabwe byibura ubumenyi bw'ibanze no gutuma bamenya uko baganira na wa muntu ufite bwa bumuga, kuko nanjye rwose sinabibasha. Nk'uko nabanje gusaba leta ko byibura habaho nk'ikigo cyangwa se centre, wenda habonetse imwe n'izindi zagenda ziboneka. Iyo centre ishobora gukoreshwamo ibintu byinshi, ntabwo ari bo bonyine, yakoreshwa no ku bantu badafite ubumuga bashobora kwiga amarenga yo mu biganza kugira ngo, cyangwa se n'andi marenga bavugane nabo. Ariko ikibanze iyo tuvuze ko urwo rurimi, ikibanze cyihutirwa cyane ku bijyanye na communication ni uko hakwemezwa ururimi rw'amarenga rukemezwa nk'ururimi rwemerewe gukoreshwa mu Rwanda. Noneho nirumara kwemezwa nibwo ahantu hose ruzigishwa mu mashuri, na leta igashyiramo imbaraga, igashyiramo imbaraga, kandi hakaba hari na bije y'ibyo bintu kugira ngo abantu bigishwe bamenye ururimi. Amakuru yanyu muri bande muherere hagana he? Yego. Kutabona n'ingingo. Afite ubumuga bwo kutabona n'ubw'ingingo. Urakoze cyane. Ubwo n'uyu mugabo araza kugira icyo akivuga, ariko ntekereza ko biri muri gahunda barakubwira. Narakoze. Urumva uyu mubyeyi icyifuzo cye. Icyo cyifuzo wenda nka comment natangaho, icyo kibazo cyangwa se umwaka ushize bakibajije Minisitiri w'Intebe, aramubwira bati ko abandi bajya mu ishuri bakiga, abafite ubumuga butandukanye bakiga, ko abo bantu batari mu ishuri. Ndibuka ni umusenateri w'ibita Kanyarukiga Ephraim wakimubajije, ariko natwe icyo kibazo dukunda kukibaza abo duhura bose mu nzego za leta. Ariko Minisitiri w'Intebe yavuze ngo tugiye kugisha, ntabwo twari tukizi, tugiye kugishakira igisubizo. Ubwo rero turacyategereje igisubizo cya leta kugira ngo icyo kibazo cy'abo bana batari mu ishuri babashe kwiga, nabo bagira umusaruro kandi bateze imbere igihugu cyacu. Umusanzu rwose mu kubaka igihugu. Icyo nanjye namubwira nuko leta ntabwo yabibagiwe, ko hari byinshi bikorwa ubona ko leta ishyigikiye ko nabo bagira imibereho myiza nk'iy'abandi. Ntekereza rero ko bashonje bahishiwe, nubwo ntari umuvugizi wa leta, ariko njya mbyumva muri polisi za leta. Turi kuganira no hafi ku musozo. Gira icyo wisabira ababyeyi baba bafite, uhere wenda ku bafite abana bafite ibyo bibazo. Kambanze nitabe n'uyu nguyu. Yego, akwigira hirya ya televiziyo yawe. Mwiriwe. Mwiriwe neza. Turavugana nande, muherera hagana he? Muravugana abantu bayahora bakabashima. Ikibazo nanjye mfite n'icy'abana n'ubumuga. Giteye gite rero? Ni ubumuga bukomatanyije. Yego, ngiye kumva ndumva, ariko iyo urebye imbere umuntu ubana n'ubumuga bafite aba ari ibintu bikomeye. mubona hakorwa iki? Kubera ko uri mu nzu, imvura ishobora kukunyagira, ushobora kubura umuntu ugufasha kubera ko nta kintu ufite cyo kumuhemba.
ibyo byose aba ari ibibazo ushobora no kubona ibyo kurya kubera ko utari bubone umuntu ugutora utari bubone umuntu ukubesera ubwo ukareka no kurya kuko ntabwo wakwituma aho uryamye cyangwa se ngo iyo ubonye byose bidashoboka hari igihe ubyiborera gukora urugendo haba harimo ibibazo ugiye nko gutega imodoka ugafite akagare nitubona aho tugashyira bakagusiga ubwo rero iyo bagusize nyine aba ari ikibazo ukaba wumva hakorwa iki rero kugira ngo ibyo bibazo byose bikemuke namwe mugire imibereho nk'iy'abandi bose icyo mbona cyakorwa ni uko badufasha mukadukorera ubuvugizi ku buryo natwe wenda dushobora kubona uburenganzira nk'uko umusaza yadufashije tukabasha kujya ahabona tukaba twagira imibereho yo kuba twajya tubona uko twidekora hari n'igihe uba ushobora kubona uko wakwicara ngo ukore ariko ukabura aho ukorera ukabura iseta ukabura mbese ikintu wakora muri rusange ukavuga uti se nzakorera he wenda wabonye nk'ibyo bihumbi 10 cyangwa 20 bidafite ubwishyu ndetse ntituzahemba wa muntu ugutwara ibyo byose ni imbogamizi yego rwose urakoze ubuvugizi burakomeza gukorwa yego murakoze cyane nawe aho umugisha yego nawe rwose urumva uyu mubyeyi yatwiheraga ubuhamya bw'ubuzima babayemo ariko kandi n'ibya bindi twavugaga ngira ngo nawe bavugaga ko hari birimo gukorwa imbere ni heza tuba turi kugana ku musozo tuvuga tuti ababyeyi urabasaba iki noneho urasaba iki leta n'abikorera kugira ngo ya mibereho y'abafite ubumuga bukomatanije ibashe kuzamuka bagere ku rwego natwe tudafite ikibazo turiho murakoze icyo nakwisabira nk'ababyeyi icya mbere ni ukwihangana kuba ufite umwana ufite ubumuga ntabwo ari uwo ari we wese ushobora kubyihanganira hari n'ababa bata bakagenda icyo mbasaba rero ni ukugira ngo babane nabo niba atari n'umwana ari n'umuntu mukuru bamube hafi barebe ibishoboka byose bamufashe mu bishoboka bihari kandi nabo biyakire kuko twe hari amahugurwa dukunda gutanga yo kugira ngo ababyeyi mbese yo kugira ngo bagarurire ibyiringiro ko hari igihe ibyo bizakunda ubwo rero ababyeyi nabasaba kugira ngo bafatanye natwe kugira ngo abo bantu bafite ubumuga bari mu muryango babashe kwitabwaho abatabagaragaza babagaragaze kugira ngo niba tukora n'ubuvugizi tujye tuvugira abantu bahari atari ukuvugira abantu tutazi aho bari nitabe n'uyu Hello Goodrich mwiriwe rero kubikorera bo icyo nabasaba cyane ni bumve ko umuntu udafite ubumuga atari ukuvuga ko adashoboye ahubwo nk'uko abikorera bafasha leta mu bikorwa byinshi bafashe bariya abantu bafite ubumuga ari abize bahabwa akazi hari abatize nabo bahangirwe imirimo kuko hari abikorera batangiye kubikora nabaha nk'urugero nka coffee shop ikorera Muhanga iyi nzira uva Muhanga ntibuka neza hano hafi imbere yo kugera Musambira yes ariko urumva ko yakoresheje abantu bafite ubumuga kandi mu bantu batanga umusaruro ni the best biyongerewe 15% by'umusaruro binjizaga hari niyo bita Masaka Creamery Company ikora amayawurute bakoresha abantu bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga ubwo rero urumva ko abikorera no mu zindi domaine bashobora kubakoresha hari abashobora kuba barimo no gucuruza barabikora ubwo rero bo ndabakangurira kugira ngo including cyangwa bafata abafite ubumuga babashyire muri gahunda zabo rero kuri guverinoma aho icyo wenda nakwisabira no kugira ngo ibiba biri designed muri police cyangwa se bya uburyo police ziba zikozwe bishyizwe mu bikorwa nk'uko byakagombye gukorwa abantu bafite ubumuga bakoroherezwa muri serivisi zose ubwo nkaba mbasaba kugira ngo serivisi zose zibe inclusive ari mu burezi mu buvuzi umuntu ufite ubumuga zidaheza ufite ubumuga zibe zidaheza umuntu ufite ubumuga kuko kandi ikindi basaba no kugira ngo bahuze n'intero imwe dufite nk'uko umukuru w'igihugu abidukangurira kandi ari nawe
uduha iyi inspiration cyangwa se ubu buryo dukora bakore bakurikije uko gahunda y'igihugu imeze kugira ngo n'umuntu ufite ubumuga adasigara inyuma, kuko gahunda y'igihugu yo ni nziza ariko implementation niyo izana ikibazo. Ubwo rero babikoze uko bigomba gukorwa byahita bigenda neza. Ikindi rero nge nifuza, mfite inzozi ko one day umukuru w'igihugu azumva ibi bibazo by'abantu bafite ubumuga bwo kutumva no kutabona, kandi ndabyizeye very soon. Nubwo ntazi igihe, bishobora kuba ari imyaka y'igihe kirekire, ariko nzi ko umunsi umwe umukuru w'igihugu kandi azabivugaho. Murakoze. Tugana ku musozo gihe hari icyo nakisabira ababyeyi bafite, baba ari abafite abo mu miryango yabo babana nabo bafite ubumuga ubwo ari bwo bwose, ariko cyane cyane n'ubukomatanyije ko nibo basaba umwihariko. Urugendo baciyemo ni rwo rwari rubi, ubu tugeze dusa nk'abagiye gusarura kwihangana kwacu. Numva bakomeza bakihangana, ubuvugizi mukora yaba imiryango itari iya leta n'izindi nzego z'abafatanyabikorwa, imiryango mpuzamahanga, hari igihe bizashyirwa mu bikorwa, abo bantu nabo bakabona uko biga bagatera imbere ku buryo bya bibazo bigabanuka. Mwiriwe. Halo. Yagiye. Ngira ngo aha ni naho dusoreje ikiganiro Rwanda Twifuza. Ni ikiganiro kiba ku wa mbere no ku wa kane, kikaba ari ikiganiro kibanda ku nkingi enye za guverinema: imibereho myiza, ubukungu, iterambere n'ubutabera. Kuri uno munsi twaganiraga ku nsanganyamatsiko ivuga iki, Jean Damascene? Twarebaga ku mibereho y'abafite ubumuga bukomatanije, aho twari kumwe na Mr Joseph ahangaha, akaba umunyamabanga nshingwabikorwa wa cya kigo umuryango nyarwanda hano bafite ubumuga bwo kutumva no kutabona. Nuko turagushimira kuba witabiriye ubutumire bwacu, kandi twizere ko n'ubutaha nitugukenera uzaza ugafasha abanyarwanda gusobanukirwa ibijyanye n'aba bavandimwe bafite ubumuga bukomatanyije. Dushimire n'abakunzi bacu rero bakurikiye ikiganiro mwese, ari abaduhamagaye, ari abatwandikiye, ndetse n'abadukurikiye bucece. Mwese mwagize neza, mwahisemo gukurikira Good Rich TV. Twararikire gukomeza gukurikira ibiganiro byacu. Mu kanya saa moya n'igice hari amakuru ndetse n'ibindi biganiro biryoshye cyane bya Good Rich TV. Nge na Jean Damascene rero mbifurize kugira umugoroba mwiza, mugire ibihe byiza.